sasa wowe uri muri iyo ntamba ni ukuvuga ngo niba uri kwihangana ico kibazo ihangane ese ni hari ikibazo kiri mu rugo umuntu atakwihanganira nk'ikihe sha ibiti hari inkoni ubona ingi kuko hari n'abazihanganiye barapfuye yaragiye ahagarara ku marembo muri sale agenda ararira mama arapfuye umuntu arahanyura se wa mwana we niki kuhari ngo mama arapfuye se ari hariye papa we se wari ari hariye umuntu agiye kureba asanga umuntu n'umurambo yaramukubise kugeza ubwo yaravuze ngo kugeza ubwo atumva ububabare bw'ibyo ari kumukubita ngo akajya yumva ijwi ry'umwana we kure. Hello guys, tugiye kubikaze kuri AMTV show. Turabashimiye. Aho neza? Naho muri nahagera. Yesu ashimwe na Kristo ba AMTV show. Umeze mute twizere ko tuke twarayujuje. Mushima Imana mwana wanje. Umeze neza mushima Imana hanyuma twagarutse nk'ibisanzwe aba beauty kuri AMTV show. Aba beauty kuri AM kwe. Ababiti bo kuri AM twebwe namwe mutureba so turabashimiye gukora subscribe buri munsi kuduha ama comment ari kudutuka turabashimiye gukutujingira abo ko tazadutuka kuri the beauty bagadutuka kuri AM so mwabaye muti kandi ku madereza AM zose zirati mwabusizi mwe mwaracanganye yari depression ariko nta kibazo nukuri mujye mubyandika umubiri utandika akabikira iyo ngero ntabyandika rimbashimiye rwose umva bari igitekerezo cyawe cyose watugaya byandike wadushima byandike wadutuka pfa kubishyira aho wabyanditse gusa kuriya kuzandika nizo z'ingenzi nizo ziza kuruta kutabyandika aho wavuze ngo like ngo comment umwumva ari iki comment si ngombwa ngo ibe nziza nimbi zirakenewe hari umuntu nabonye usiba commentaire y'imbi inyashaka magenda kamera mbi ipfa kuba umuntu bagira impunza umutima utakira commentaire imbi bo afakora ka message kabe kamuvuga nabi kaje jamagani saraziga mutwiza gusa rero mama igikoga ciza mama ngo igihugu ciza rero muzamubwira abantu ariko ngewe nushaka umbwire ngo ngurakabya nyoko ariko byandike tubyumvike ntukabyandika utarebye iko abyandika yarebye ntabwo yabyandikaga atafunguye ikiganiro ubwo warebye ugana icyo wakora cyose mushirame ngewe ntayo bafitana nimushake muze munduka ngewe cya kiganiro cyo kintuvuga ngo abapfakazi bajye babareka bashaka baradututse umwe ntabwo muzi umuco umuco wahise no gufobya umwana ngo byari imwe akavanga nta kibazo reka kuburana nabo ngiye munduke ariko muze commentaire ibaze nka commentaire 300 zinduka mbega mwamufashije ntakiza kugira commentaire 700 zibitutse gusa ariko nazo nyine cyakiganira bihafi kugifungura kuvuga ngo nzakire kura wari nyine ngo cyozo nuko tuzakire kuko bareze mayo wanje uzigiye bampereho so rero hanyuma uyu munsi twaje kuganira tugiye kuri sujet tugiye kuganira ku bintu tugenda duhura nabyo mu rushako bigoye ingorane z'urushako kuko hari ibyiza byinshi by'urushako ariko none twebwe twibanze ku bigoye ibyiza by'urushako n'ibihari uhindurirwa izina yaminduriza ugira adresse nziza yampinduriye amateka ariko ushaka ari byiza we Yesu uvuze byiza twokwama turambarara hano turarambaraye nuko amangira ngo ndarambaraye narashatswe marawe yes ibyiza byo ni byinshi yego ibyiza byo gushakwa urabyara ukitwa nyina w'umuntu ikindi kintu cyiza cyo gushakwa nzobandire nyine hari ikintu utokora uri umukobwa ikintu ukora wihishe noneho waba uri umugore ukagikora ukenjoyinga n'igiki ni byinshi nko gutwita uri umukobwa
umukobwa ubwo ngo tubakoze ikintu kitangashuka ariko muzi gutura umugore ndumva ngenda ngo ngo mubise ncire mu ikarisa mubise ncire mu ikanisa gacupa hari abagore baza guca mu ikanisa ko gucira mu nzagima ese nuko ninge nakubwiye ngo uba uri proud sibyo uba ufite amafiyeri ibaze kuba proud yinda yiko aho kuzinda ahantu yawe ubu nyine noneje ko uzinda ahantu iva si heza ku mwana w'umukobwa yego halo mbese n'inka byawe bavuze ngo hari ibyo ukora wihishe ibindi ukabikora ariko banditse mbese ibyiza byo nakubwiye ngo ariko kwitekereza kuba uri kuri iyi si y'Imana uvuga ngo nagize uruhare mu kuzana umuntu ku isi nafatanyije n'Imana ubwira ubwo bikuru utari n'umugore nyine ababyara dore bindi wavuze ngo ubikorana ntabwo uri proud yawe ntabwo byishimira yego wishimira umwana ariko muri ya period umeze nk'umuntu waciye nk'amabere habe n'umwana hari igihe batamukunda ugasanga iseka yaramwihakana amanywa nijoro so niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo washatswe rero uba wumva uri fiyeri ufite adresse umva ubu uri umugore uzi gusiga upanze ibintu byavuga ngo ngiye ibintu biragenda gutya muri uru rugo halo uburi kendaje kumwigitoma uburi chairman chairlady igosha noneho ntabwo bateye gutya bagahita guha nk'uburenganzira bwose ariko ni bose ko uburenganzira bw'abagabo mu rugo ni ugutanga amafaranga n'ibindi byose bikuri hano ku mutwe ni byiza nabyo biraryoha kuba uri responsable w'ibintu runaka so twivugire rero ibigoye mu rugo nubwo ibyo byinshi ariko harimo n'ibindi bigora biruhije kwihangana byatinda guca hari amajoro maremare azanga guca ariko yose usabwa kwihanganira nizo challenge z'urugo umugabo uyu munsi umushaka tuvuge ari muzima atazanywa inzoga ngo wamugeza mu rugo akaba umusinzi kabuhariwe usabwa kumwihanganira no kumugenza gake challenge z'urugo uyu munsi ushakana n'umugabo atari umuhehesi namba yamara kugera mu rugo yabonye umugore yamenye uko umugore amera agahita yinjira abandi usabwa kumwihanganira no kumugenza gake mu kanwa ntamusuzu no mumena neza kugora hayavuga guca inyuma usabwa kumwihanganira no kumugenza gake no mugenza gake namutwitse namubabuye yewe rero kamugisha icyambere nyiye ndanakomeza noneho Pole nanje nyihana ubwo ndavyo nzi nanjye kuvuga ngo abagabo babo baca inyuma wagira ngo njye wanyenye ndamufashe kuko uri kumva so abantu baca inyuma bakabibereka bakanabimenya ngo ni kazarika ngo nta rukundo bafite ntago bakunze umugore kuko hari ababikorera amaso y'abagore babo maze ngo ari too much so njye nimvuze ngo mpaye Paul kuri umugore wese ubizi umugabo wamuca inyuma ari ngiye umugore do ndayemo ati ururimo izo mbaraga uzikujewe uretse nase yarivugisha ukuri akuze ukuntu sindayica nkicara hasi ntayitegereza ngo yizanye murira Yesu ukicara kuvuga reka nihangane ntayizana nzoyigwara baba barabisezeranye shaye mwe mwihangane ni mwisi ariko reka mbabwire ikintu kimwe gishobora umuti ibintu byose ni ugusenga kandi ugusenga utisenga ese ntamubaze kwi ngiye kuvanga mbaza n'ukuri no ngiye kuvanga amasaka n'amasaka siko kubaza ubusa nuko nari mvuze ngo umuti w'ibibazo byose byo mu isi ariko si wasenga ariko rero inzira zimwe na Bibiliya iravuga ngo niba ubabaye usenge uwishimye aririmbe iyo rero uhuye na challenge nk'izo mu rugo zigukomereye zirenze ibitekerezo byawe zirenze reka kurira cyane gerageza wongere amasengesho ariko nyine ariko nge hari ikintu nizera ko Imana icyo kigeragezo iba yaguhaye ibizakiguheramo n'imbaraga n'uburinzi bwayo bukomeye ko Imana n'umubyeyi wacu dukunda rwose ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo igerageza umuntu wayo kuruta ukwihangana k'uwo muntu sasa wowe uri muri iyo ntamba ni ukuvuga ngo niba uri kwihangana ico kibazo ihangane ese hari ikibazo kiri mu rugo umuntu atakwihanganira
nk'ikihe sha ibiti hari inkoni uwo ni njye kuko hari n'abazihanganiye njye sinazihanganira ariko barahari kandi bubatse babanashaje kandi zazigeraho zigashira kugira impamvu mvuze ngo njye sinazihanganira ndi mu bantu batinya gukubitwa ku isi mu kigo barankubitaga nkajya ndokora nkava kuri icyo kigo nkajya ku kindi oya uzi se hari ababyihangana kandi bakanesha gute ni ukuvuga ngo umugabo ntabwo ahora muri periyode yo kurwana uri kumva hari amashagaga y'imyaka runaka sintekereza ko ariko wenda hari ibigo by'imyaka 50 byakubita umugore kuko barahari ibyo ni ibihotere n'ibibi barahari cyane ni ukuvuga ngo njye ntekereza ko nyine ubyihanganira hakagira igihe kigera bigashira ariko nanone bikavuga ko nyine izo ntambwe ugomba kuzicamo kugira ngo ube umugore ni ukuvuga ngo n'imbere y'Imana ngo tuzahagarara nyine duhamye ibyo twanesheje nyine uzaza uhavuga ati ibi nabinyuzemo ibi nabinyuzemo kubera ko hari umuhungu muri ya filime ya Bakiramani ngo ni nsaba yarimba ngo intambara zitabayeho wavuga iki wavuga ko warwanye uruhe rugamba zitabayeho uzavuga ko warwanye uruhe rugamba so intambara nyine ni izihari kugira ngo urwane ubone ubuhamya unazitsinde ariko sinazi hari intambara ntakwifuza ubwo buhamya buragatsindwa sinkabubone ubwo narebye ejo umva naramwebye amarira aranyica ndarira aravuga ngo nashakanye n'umugabo wanjye dukundana ngo umunsi umwe nyine akajya amuca inyuma umugore akabibona iki n'iki umugabo agambirira kumwica umugabo mubana ari ngo yaramukuse ugendere kwa Rose ngumva ngo umugabo yarankuse ngo akajya akandura insina hano icyamubaje ntabwo ari icyo umwana we yarahagaze umwana w'imyaka 7 umwana akajya avuga ati mama arapfuye ibaze ko ari umwana wamukijije gute nyine umwana yararize yaratetse cyane aravuga mama arapfuye yaragiye ahagarara ku marembo muri sale agenda ararira mama arapfuye umwana arahanyura se wa mwana we niki kuhari ngo mama arapfuye se ari hariye papa we se wari ari hari umuntu agiye kureba asanga umuntu n'umurambo yaramukubise kugeza ubwo yaravuze ngo kugeza ubwo atumvaga ububabare bw'ibyo ari kumukubita ngo akajya yumva ijwi ry'umwana we kure urumva uwo nguwo yari yamaze nko gupfa ntabwo navuga ngaho ibaze kwihanganira izo nkuru byaragiye batandukanye uwo mugabo wamwihanganira gute kuko hari ibigerageza Imana itanga nabyo nk'icyo kintu njyewe hari aho kugira ngo bigere kuri iyo level na mubisa sasa ngaho tugutsinze mu rugamba uriya hari abagore bari hano bavuga ati kubigenza gukena gusa haje ibintu byo kunigana mani hari abanigana kandi babanye kandi bavuga ati kuba hari basengera bati Imana iyi ngeso y'umugabo y'Satani rega ari Satani mani uyu Satani wamuje muri we aratsinda n'izina rya Yesu agahora amusengera ataga kubita kapaka akihanganira igihe Yesu ntabwo biba byoroshe ariko nyine buri wese Imana umugerageza bikurikiranye no kwihangana ubwo nyine kwihangana kuri mugore Imana yari yakubonye ibona ni hari abene kuzarangirira so se kukiyamuhaye urwo nibwo bumana ibintu rero ibintu by'Imana ntawe uzuzinjiramo ariko mu rugo dusaba kwihangana dusaba gusenga cyane ubundi ntabwo amasengesho agomba kumera n'ay'abagabo bagutuma gusenga kubera ko kugira ngo urugo rulasting kugira ngo urugo rube rwiza cyangwa kugira ngo urugo ruzaburugo kugira ngo urugo rugire imyaka myinshi cyangwa umusazane mpamya ko amanota y'umugore ari 90%. Kuko umugabo kose yabigenza umugore adakeneye kurubamo ariko umugabo mubi uramwihangana kugeza ahindutse uri kujya muri kamera nakubonye rero bisaba kwihangana ariko muri byose niko ijambo ry'Imana ritubwira tukanasenga tukabona bikomeye tukiruka ngo Mana y'amagara ateye hejuru buri wese iyo ubonye bikomeye ujye ubanza ugende ku ruhande gato witaze
niyo mpamvu umuntu agomba gusenga agasengera urugo azashakamo agasengera umugabo uzamushaka usize ko kumusengera bituma ahinduka niba ari Imana yakubwiye nyamara nabyo birafasha hari igihe yohinduka kubera amasengesho Imana igira inzira nyinshi kavuga ati nabonye ububabare bw'uyu mubyeyi reka mukirize umugabo rero birahaba kandi n'amatestimony ahari Imana yakijije abantu benshi Imana yahinduye abantu benshi imitima Imana yahinduye Sawuli mugira Paulo niki tashobora so no kuvuga ngo usenga ariko usengereza ibibazo ubona bitari muri danger apana gusenga ngo Mana umfashe n'ijoro ntanyice ayo masengesho atago kubiti canje sino yabona ahubwo noje aho atari bunyice kaza musengera tutari kumwe yego ngiye nuko mbyumva so ndumva ariyo conseil twabaha rwose n'ujye ubona bigeze muri ikomeye y'idanje yubanza ubunge nyabuna ibintu by'imigeri n'inkoni nyuma bizamo ibintu byo kwicana wapi hanyuma ugenda usenga utegereza ikindi Imana izakora we nizahindura umutima wiwe Ndagukubundi none ushobora nagiye kuri wrong person birashoboka nabyo so reka tubashimire rero mwe mwadukurikiranye kuri AMTV show mwakoze kumva inama zacu muzikurikize nziza imbi muzikuremo Imana ibahe umugisha ciao